Ku bwumvikane bw'impande zombi ikipe ya Rayon Sport na Eritien Nzinga Ruvumbu bamaze gusesa amasezerano bari bafitanye y'imikoranire. Ni nyuma y'uko Ferwafa mu kanya yasohoye statement ivuga ko ihagaritse Eritien Nzinga Ruvumbu amezi agera kuri 6. Mu kiganiro nari nakoze mu kanya tugaruka ku myitozo iyi kipe ya Rayon Sport yakoze atarimo tugaruka no kwihagarikwa rye, nari nababwiye ko ikitwa gutandukana aricyo kiraza kuba gikurikiyeho. Ngende tuyishime Gilbert, iyi ni Viva Rayon Sport TV, amakuru ya Rayon Sport by'umwihariko arakugeraho neza cyane cyo kimwe n'andi y'imikino. Nyuma y'uko Ruvumbu akoze saga yakwirakwiye mwese mwakurikiranye mu kumva imiterere yayo nuko imeze, Ferwafa yamaze kuba isora statement twayibagejejeho ivuga ko imuhagaritse amezi agera kuri 6. Kuri ubu ngubu rero icyari gikurikiyeho kwari ukumvikana ku ruhande rwa Rayon Sport n'uyu Eritien Nzinga Ruvumbu. N'ubundi niko byaje kuba bigenda, ukukumvikana kwabayeho ku mpande zombi, aho bivugwa ko yaba Rayon Sport yifuje gutandukana nawe ndetse n'uyu Olivier Nzinga Ruvumbu nawe ku giti cye yifuza gutandukana nayo, kuko we ku giti cye yumvaga ko atakomeza gukina, atakomeza guhembwa adakina, kandi ko atakomeza kwicara atari gukina, ko yaba ari gusubira inyuma. Hanyuma na Rayon Sport nayo ikabona mu bushobozi bwayo ku mafaranga make cyane ifite muri case itazashobora gukomeza guhemba uyu musore Eritien Nzinga Ruvumbu atari kuyikinira. Bityo icyo mwamenya nuko uyu Eritien Nzinga Ruvumbu n'umundi ataza kuba atinda ahangaha mu Rwanda nk'uko biri gutangazwa ku munsi w'ejo mu gitondo kakiri kare cyane rwose nk'imbeho ya 9. Turaza kubatangariza amakipe yatangiye kuba anoganuga uyu Eritien Nzinga Ruvumbu. Harimo amakipe yo mu bihugu by'Abarabu, hari muri pays Maghreb. Uwayezu Jean Fidel mu kanya gato cyane rwose ikiganiro nakuye ahantu hizewe, yagiranye na bamwe mu bamuri hafi barimo Namenye Patrick umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport, barimo kandi nanone Ngabo Robeni bamuba hafi cyane. Yababwiye ko nubwo bwose iki gikorwa kibaye gitunguranye, ariko hari abandi bakinnyi, hari kontineri y'abakinnyi nka Ruvumbu nka 5 baryamye ahantu mu minsi iri imbere, mu mezi ari imbere mbere yuko shampiyona irangira, tuzaba turi kubona i Kigali kugira ngo baze gutangira gukorana n'uwitwa Julian Mete hakiri kare. Ubu ngubu Eritien Nzinga Ruvumbu rero tuvugana aracyari ku butaka bw'u Rwanda, barangu aracyari mu Rwanda, aho akomeje kugenda akusanya ibintu bye, ariko abamuri hafi bavuga ko bitinze ejo nyuma ya match ya Rayon Sport ashobora kuzasezerwaho na bagenzi be, nyuma ya match izaba imaze kubahuza na Vision, agahita afata rutema ikirere akerekeza iwabo gato cyane muri Congo Kinshasa, aho byitezwe ko rwose ngo muri iki gihugu azakirwa nk'umwami bitewe n'iki gikorwa yakoreye ku butaka bw'u Rwanda. Bikaba bitumye birangira anabaye ahagaritswe muri iyi shampiyona. Abantu babyumve neza, Eritien Nzinga Ruvumbu ntabwo yirukanwe, nta nubwo yatswe work permit, nta nubwo hari deadline bamuhaye mu Rwanda. Icyabaye nuko bamuhagaritse amezi 6 atitabira ibikorwa byari byo byose by'umupira w'amaguru mu Rwanda. Nibyo byabaye kuri Ndizeye Samuel mu minsi ishize rwose ejo bundi, nawe ku kirego cyari cyageze mu kanama gashinzwe discipline muri Ferwafa cyuko yaje kubasagarira abasifuzi, nawe ni nk'iki cya Ruvumbu. Ntago rero twavuga ngo Ruvumbu ngo hari uko bamwifatiye ku gakanu cyangwa ngo hari ibindi byabaye gukora ibimenyetso bitemewe na FIFA na CAF cyane bya politiki. Nta kindi bikugezaho bitari ukuba suspended muri iyo shampiyona. Ahangaha kuri Viva Rayon Sport TV ngiyo inkuru ukiteye, ngiyo case ukiteye, nguko ugutandukana kwa Rayon Sport na Eritien Nzinga Ruvumbu bije byihuse cyane, nta muntu numwe wabitekerezaga. Mu biganiro bitandukanye byari byagiye bica ku maradiyo menshi atandukanye, ama TV abandika bari bagiye bagaruka bavuga ko n'ubundi bikubiye gake ko uyu Eritien Nzinga Ruvumbu araza gukomezanya n'ikipe ya Rayon Sport. None koko birangiye ariko bigenze mu mahoro, mu bwumvikane,
bicaye baganiriye. Bikaba biri kuvuga ko Rayon Sport iramuha ku kwezi, iramuhemba ku kwezi no kundi gukurikiyeho amafaranga akayagira nk'urugendo. Ibi byose nta handi bisanga, ni hano kuri Viva, ntibazagire ahandi bakubeshya. We icyo ngusabye cya mbere ni ugukanda subscribe, hanyuma ubundi ukaduhereza like, ukaduha na comment, ukatubwira ibyo dushobora gukora, icyo twakora muri Rayon Sport mubona tudakora tukagerageza kubyongeramo. Ubwo kwahereza breaking news, andi makuru menshi cyane arambuye ni ku munsi w'ejo kuri Viva Sport. Mugoroba mwiza.